singizwa urakomeye mw'isi no mw'ijuru uri igikomangoma aha ibyo udukorera biraturenga natwe abana b'abantu turagushima singizwa bigatuma ducika intege tukibagirwa ko dufite umurengezi uwo ni Yesu waremye isi n'ijuru yaravuze ati mw'isi hazabaho ibirushya niyo mpamvu tutagomba gucika intege uzera Yesu naho yahura n'ibirushya abakomeye kuko afite umurengezi urakomeye mw'isi no mw'ijuru uri igikomangoma aha ibyo udukorera biraturenga natwe abana b'abantu turagushima singizwa urakomeye mw'isi no mw'ijuru uri igikomangoma aha ibyo udukorera biraturenga natwe abana b'abantu turagushima singizwa singizwa urakomeye mw'isi no mw'ijuru uri igikomangoma aha ibyo udukorera biraturenga natwe abana b'abantu turagushima singizwa urakomeye mw'isi no mw'ijuru uri igikomangoma aha ibyo udukorera biraturenga natwe abana b'abantu turagushima singizwa bavandimwe inshuti nkunda mwebwe abategereje mugatebutsa ukugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo ndabasuhuje amahoro Imana itanga abane namwe bijyanye na tekinike ubwo bibangamye cyangwa se bikagorana ariko ndashimira Imana ko iduhaye ibihe byiza byo kongera guterana dusoza iri teraniro umwami Imana ashimwe iteka ryose abo turi kumwe mwese ku murongo ndabasuhuje abari kuri Facebook live abari gukurikirana aha kuri Zoom abari kubikurikirana mu bundi buryo runaka
hamwe n'abazabyumva mwese amahoro y'Imana abe murimo. Tujya gukurikirana icyigisho gifite insanganyamatsiko ivuga ngo ntibigitinze uwo uramya akamenyekana. Ntibigitinze uwo uramya akamenyekana, kuko ubundi kuramya kugomba kuzagaragara mu matsinda abiri, dore ko n'umusaruro uzagaragara mu matsinda abiri, ingororano izagaragara mu matsinda abiri, uburyo bwose bw'imibereho bugomba kuba buri mu matsinda abiri, kandi tuzaba turi mu bice bibiri, turi mu migabane ibiri, umugabane w'abagomba guhabwa ubugingo buhoraho n'umugabane w'abazarimbuka. Tubanze dusome amagambo aboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli. Amagambo aboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli igice cya 12. Amagambo aboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli igice cya 12, umurongo wa mbere n'uwa kabiri ndetse n'uwa gatatu, tubyumve neza. Handitswe ngo, maze icyo gihe Mikayeli wa mutware ukomeye ujya uhagarikira abantu bawe azahaguruka. Hazaba ari igihe cy'umubabaro utigeze kuba uhereye igihe amahanga yabereye ukageza icyo gihe. Nuko icyo gihe abantu bawe bazaba banditswe mu gitabo bazarokorwa, kandi benshi bo muri bo bazaba barasinziriye mu gitaka bazakanguka. Bamwe bazakangukira ubugingo buhoraho, abandi bazakangukira gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose. Kandi abanyabwenge bazarabagirana nk'umucyo wo mu isanzure ry'ijuru, n'abahinduriye benshi ku bukiranutsi bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Muri iyi mirongo uko ari itatu tubonyemo imigabane ibiri. Umugabane wa mbere ni abazahabwa ubugingo buhoraho, umugabane wa kabiri ni abazarimbuka cyangwa se abazasuzugurwa iteka ryose. Abazahabwa ubugingo buhoraho bazabuhabwa kubera iyihe mpamvu? Abazarimbuka bo bazarimbuka kubera iyihe mpamvu? Reka mbanza nibande cyane ku bazahabwa ubugingo buhoraho. Abazahabwa ubugingo buhoraho bazabuhabwa kuko banditswe mu gitabo cy'ubugingo. Byumve neza mu Byahishuwe igice cya 13 ku murongo wa 8. Ibyahishuwe igice cya 13 ku murongo wa 8 handitswe ngo, abari mu isi bose bazayiramya, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Uku kuramya rero kuzaba kuri mu matsinda abiri. Itsinda rimwe rizaramya umwami Imana, rizaramya umuremyi w'ijuru n'isi. Itsinda rya kabiri rizaramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, rishyirwaho ikimenyetso, izina ry'iyo nyamaswa n'umubare w'iryo zina, cyangwa se rihabwa kimwe muri ibyo bintu uko ari bitatu. Nibimara kumera bityo rero, itsinda rimwe rizabona ubugingo buhoraho, irindi tsinda rizajya mu muriro w'iteka. Niko ubusobanuro bumwe bwa Bibiliya bugenda bubigaragaza. Cyangwa se bamwe bajya mu ihaniro ry'iteka, abandi bajya mu bugingo buhoraho. Bamwe bahabwa ikamba ry'ubugingo, abandi bahabwe igihano kizaherekezwa no gukongoka kw'isi, ibyishingiro ibyo byose biremeshwa bikayengeshwa no gushya cyane. Muvandimwe nshuti nkunda cyane, turi muri uyu murongo, mu kwizera nta mibare ibamo. Utaza kubyitiranya ukaza kumva neza ko hari imibare iba mu kwizera. Mu kwizera nta mibare ibamo, kuko iyaba mu kwizera habamo imibare, igihe Uwiteka yarabwiye Yosuwa kujya gutera Yeriko, ntabwo baba baragiye ku karasisi ngo izindi ngabo zibe ziri gutegura amacumu, ziri gushaka amatyazo, ziri gucurisha, ziri gushaka, ziri gutureyininga, ziri gutoza izindi ngabo. Yosuwa we aba ari kumwe n'ingabo ziri gukora karasisi ku mudugudu waho bagiye gutera, kandi bari kuyerekana uko bari. Iyaba mu kwizera haba harimo imibare, ntabwo Gideyoni aba yarabwiye abasirikare be ngo bazengurukane ibibindi birimo imuri, bazunguza imuri, kandi bagiye kurwana, bagiye ku rugamba. Kuko mu rugamba ntabwo bajyana imuri, igikongezo, igishishimuzo ntabwo kijya mu rugamba. Ikijya mu rugamba uko byamera kose ni intwaro, n'abasirikare batojwe neza. Kubw'ibyo rero mu kwizera nta mibare ibamo. Twongera tuzamuke mu byitegerezo uburyo mu kwizera nta mibare ibamo. Iyaba mu kwizera habagamo imibare, Eliya ntabwo yagombye kwicara ku kagezi ka Kereti ngo atungwe n'ibyiyoni. Ariko mubanze mwumve neza n'iki kiyoni nacyo ubwacyo, kugira ngo ushobore kumva neza iby'ikiyoni. Ntabwo ikiyoni cyazanaga inyama kivuye kuzihaha, kuko cyo ubwacyo kitashoboraga guteka. Ntabwo ikiyoni cyazaniraga Eliya imikati kivanye muri alimentation cyangwa se n'ahandi bayitekera, kuko ubwayo batagira aho bayitekera.
mubyumve neza, ikiyoni cyabaga kiri kwishakira amazi, kikavana umukati iyo cyabaga kiwuvanye iyo, cyagera ku mazi cyajya kwasama ngo kinywe amazi, Eliya akaba abonye umukati, kikawutaho kikinywera amazi, Eliya akibonera umukati. Mu kwizera nta mibare ibamo. Ariko se ubundi mu kwizera habaye harimo imibare. Ni gute Petero wabyirukiye ku mazi, Petero warobye akiri umwana, Petero akaroba ari umusore, Petero akaroba ari umugabo ukiri mutoya, Petero akaroba ari umugabo ukuze? Ni gute uwari usobanukiwe amazi yabwirwa na Yesu ngo ngwino? Yesu ari kugendesha ibirenge ku mazi, Petero agaterura ikirenge ava mu mazi akandagira ku mazi, agatera intambwe ya mbere, ya kabiri, ya gatatu. Petero buriya kwizera ni ukumenya, ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Kandi ubwo bumenyi ntibishingira ku mashuri wize, kandi ubwo bumenyi ntibishingira ku mitungo utunze, kandi ubwo bumenyi ntibushingira ku burambe ufite mu itorero, mu idini. Kwizera niba ari ubumenyi, bishingira ku kumenya icyo usomye, icyo usomewe. Nta ibindi nsumbanyaagaciro n'inganyagaciro n'ibindi bijyanye nabyo, ni ukumenya, ukamenya neza ngo icyo nicyo cyavuzwe, nta yindi mibare ibamo. Iyo aba kwizera kuba mu mibare, Mose ntabwo aba yaratinyutse kuzamura inkoni ngo ayirambure hejuru y'amazi yigabanyemo kabiri, batinyuke kumanuka muri izo nkuta ebyiri z'amazi, muri uwo muhanda waharuwe, amazi afite ubujyejuru bwa kilometero zirenga imwe, bayamanukemo munsi kandi bazi ububi bwayo. Mu kwizera burya nta mibare ibamo. Iyo aba mu kwizera habamo imibare, Mariya ntabwo aba yaremeye kubyara, nta mugabo bahuye kuko atari yarigeze asambana. Mu kwizera nta mibare ibamo. Mu kwizera ni ukumenya, ukamenya. Iyo aba mu kwizera kubamo imibare, hari umuntu w'Imana twahoze tuganira, turi kwibaza kuri ibyo byo kwizera, tuza kugera ku ngingo iyo y'ikigirwamana Dagoni, tugera ku ngingo y'isanduku y'Imana. Imana yivugiye iti, mwanyubakira nzuki, ijuru ni iryanjye, isi ni intebe y'ibirenge byanjye. None niba Imana idakwiye no mu isi, mwayubakira nzuki? Ariko muyirebe, none imaze kubwira Mose ngo yubake ubuturo bwera, yubake isanduku y'isezerano, Imana iriyoroshya ijya mu isanduku. Imaze kwiyoroshya, imaze kujya mu isanduku, bahekaga isanduku bazi ko bahetse Imana, bayijyanaga ku rugamba bazi ko bahetse Imana. Ndetse n'umunsi umwe bayijyanye ku rugamba, bagiye ku rugamba batsinzwe, bati nuko tutari kumwe n'isanduku y'Imana, mujye kuyizana. Bayigejeje mu rugamba, Abafilisitiya barayibanyaze, basigara bari kwibaza, ariko Imana iranyagwa. Nyamara bayigejeje mu nzu ya Dagoni, mu nzu y'ikigirwamana Dagoni. Icyo kigirwamana cyari gifite metero runaka, kireshya uburyo burebure runaka. Bagiye babona mu gitondo cyaguye cyubamye imbere ya sanduku. Mu mvugo ivuga ngo iyi niyo Mana yo kuraminywa, mwe kundamya agenda ikigirwamana. Nkaho byakavuzwe gutyo. Burya mu kwizera nta mibare ibamo. Barongera baracyegura, baragihagarika, bati Mana yacu komeza uhagarare, turakwemesheje, turaguhagaritse. Bukeye mu gitondo basanga umutwe wacitse, ukuboko kumwe kwacitse, Imana yabihambariye n'ubundi imbere y'isanduku. Ya yindi banyaza Abisirayeli iri mu nzu y'ikigirwamana Dagoni bubaha, basanga ya Dagoni yarambaraye imbere y'isanduku y'Imana, imbere y'isanduku y'isezerano. Gucika k'umutwe byari bisobanuye ko icyo kigirwamana gipfuye. Gucika k'ukuboko byari bisobanuye ko imirimo yabo yo kukiramya ipfuye, irangiriye aho. Mwongera mu byumve neza, ba bandi baraminyaga cya kigirwamana nibo bashatse ifeza, bashatse izahabu, bashatse amabuye y'agaciro ahenze, babicura mw'imbeba, babicura mw'ibintu by'uburyo butandukanye, babikubita ku mbyeyi ebyiri batesheje izayo, bararongora cyangwa barashorera, bohereza iyo mu Bwisirayeli. Nyamara uwaje kuramira iyo sanduku, ya yindi batsindanwe, uwaje kuyiramira izo mbyeyi zitsikiye, uwaje kuyiramira, ntabwo sinzi niba muri kwibuka ibyo yakorewe, yahasize ubuzima. Mu kwizera nta mibare ibamo. Mu kwizera ni ukumenya ngo byanditswe gutyo. Mwongera murebe uwo mukiza wagiye muri iyo sanduku. Muri iki gihe yarazi neza ko abantu benshi bazaba ari abanyabwenge kandi bize, yifubika inyuguti kugira ngo dushobore gusoma, dushobore kumenya neza. None uyu mwanya aratumenyesheje ati
uyu mwanya aratumenyesheje ati abari mu isi bose bazaramya inyamaswa, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Mana ihabwe icyubahiro, Mana ihimbazwe. Nakora iki kugira ngo nandikwe mu gitabo cy'ubugingo? Ni ibihe byangombwa nshobora kuba nujuje kugira ngo mbe nanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Bintandukanye no kuramya inyamaswa. Wibuke neza ko icyigisho kivuga ngo ntibigitinze uwo uramya agahishurwa, ntibigitinze uwo uramya akamenyekana. Mbere y'uko dusesengura iby'uramya, iby'uwo ndamya, iby'uwo turamya, reka tubanze twumve neza amagambo aboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Amagambo aboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, igice ni icya 6, umurongo ni uwa 16. Amagambo aboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, igice ni icya 6, umurongo ni uwa 16. Yeremiya igice cya 6, umurongo wa 16 handitswe ngo Uwiteka avuga ati nimuhagarare mu nzira murebe kandi mubaririze inzira za kera, aho inzira nziza iri aba ariyo munyuramo. Aho inzira nziza iri aba ariyo munyuramo, niho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Ariko barahakana bati ntituzayinyuramo. Barahakana. Uwiteka avuze ibintu biremereye ahantu muri iri somo. Icya mbere ni itegeko ategetse rivuga ngo nimuhagarare. Mbere yo kwihuta banza uhagarare ugenzure, banza uhagarare. Kandi ntuhagarare kure y'inzira, hagarara mu nzira. Kandi ntuhagarare mu nzira upfuye kubaho gutyo gusa, hagarara. None ikiri buza gukurikiraho urebe, banza urebe. Ariko kuki bamwe baruhuka Friday, Vendredi, ahiswe kuwa 5, ariho Bibiliya yemeza kuwa 6? Abayizi igiswahili, abavuga igiswahili baravuga ngo ni ku munsi wa Ijumaa. Kuki bamwe baruhuka kuri uwo munsi, abandi bakaruhuka Saturday, Samedi, ahiswe kuwa 6? Uyu munsi wa none hikwa kuwa 7, Samedi. Kuki abandi baruhuka Sunday, Dimanche, kuwa mbere w'iminsi 7? Ninde uri mukuri? Hagarara neza urebe, hagarara urebe. Numara kureba umva ikindi gikurikiye itegeko ry'Imana, kandi mubaririze inzira za kera. Baririza. Ese ibyo biruhuko byahozeho kuva muri Katanga ka mbere? Byahozeho kuva mu kuremwa k'umuntu? Byahozeho kuva mu kuremwa kw'isi? None byaje gute? Byazanwe nande? Yaragamije iki? Umusaruro azabivanamo ni uwuhe? Ese ubundi kuki Imana y'urukundo yamubererekeye ikamwemerera ko ibyo bibaho? Bibiliya bivugaho iki? Mubaririze, mubaze inzira za kera. Kera baramyaga bati, intumwa za Yesu kugira ngo zishobore kwemerwa no kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo byazigendekeye biti? Mose kugira ngo ashobore kwemerwa no kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo yasengaga ate? Ukuramya kwe kwari kumeze gute? Kwari guteye gute? Baza kurikirana, we kugenda gutyo gusa. Hagarara, reba, baza. Kandi barizi inzira za kera, ntubaze inzira nshya ziri guhimbwa. Icya 4, aho mubona, aho inzira nziza iri aba ariyo munyuramo. Inzira igoramye ibangikanye n'inzira igororotse. Inzira y'ikinyoma ibangikanye n'inzira y'ukuri. Umurongo w'ubugingo buhoraho ubangikanye n'umurongo wo kurimbuka. Ibi bintu mubyumve neza. Ukuri guteganye n'ikinyoma. Itorero ry'Imana riteganye n'irya Satani. Abarimbuka bateganye n'abahabwa ubugingo buhoraho. Haleluya. Baririza, reba, aho inzira nziza iri aba ariyo munyuramo. Itegeko rya Yahweh riravuga ngo niho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Ariko ikibabaje, biranditswe ngo
ariko barahakana bati ntituzayinyuramo. Kandi nabashyiriyeho n'abarinzi nti nimutegera amatwi ijwi ry'impanda, ariko barahakana bati ntituzayatega. Iki ni ikibazo gikomeye cyane inshuti muvandimwe, kandi giteye ubwoba muri iyi minsi ikomeye cyane yo kuramya kwacu. Munyemerere twerekeza amaso mu Byahishuwe igice cya 14 ku murongo wa 9. Ibyahishuwe igice cya 14 ku murongo wa 9 haranditswe ngo, marayika wundi wa gatatu akurikira havuga ijwi rirenga ati, umuntu naramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo agashyirwaho ikimenyetso mu ruhanga rwe cyangwa ku kiganza, uwo niwe uzanywa ku nzoga niwo mujinya w'Imana yiteguye idafunguwemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo, kandi azababazwa n'umuriro n'amazuka imbere y'umwana w'intama, kandi azababazwa n'umuriro n'amazuka imbere y'abamarayika bera n'imbere y'umwana w'intama. Umwotsi wo kubabazwa kwabo ucumba iteka ryose, ntibaruhuka ku manywa na nijoro abaramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, umuntu wese ushyirwaho ikimenyetso cy'izina ryayo. Aho niho kwihangana kw'abera kuri, bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nko kwa Yesu. Iyo dusomye Ibyahishuwe igice cya 4 ndetse n'igice cya 5, tuhabona kuramya kuzuye kw'abikubita imbere y'umwana w'intama, bamuramya bavuga bati, uwera 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 niwe mwami Imana ihoraho yicaye ku ntebe. Muze kubyumva neza musomye ku murongo wa 2, uwa 3 ndetse n'uwa 4, murawumva neza. Muze gukomeza icyo gice cya 4 n'icya 5. Nimusoma iki gice cya 13 n'icya 14 cy'icyo gitabo cy'Ibyahishuwe, murahita mubona kuramya kubiri. Murahita mubona abo turamya bari mu matsinda abiri. Hari Imana umuremyi, hari n'inyamaswa igishushanyo, ndetse hari inyamaswa yaturutse mu nyanja, inyamaswa yaturutse mu gitaka. Izo nyamaswa zikaba ziri kuramywa inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Uyu muntu uri kuyiramya agashyirwaho ikimenyetso cy'izina ryayo mu ruhanga cyangwa mu kiganza. Nyamara ibi bintu bigomba kumvikana bigasobanuka neza, kuko mu Byahishuwe igice cya 13 ku murongo, Ibyahishuwe igice cya 13 ku murongo wa 17, kuramya inyamaswa bisaba ikiguzi. Kuramya inyamaswa bisaba ikiguzi, kuko umurongo wa 15 n'uwa 16 n'uwa 17, ikiguzi cyo kuramya inyamaswa mu cyumve neza nuko abayiramya bose bazaba bakubiye muri ayo matsinda yose. Ariko biranditswe ngo ihabwa guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi cyicisha abatakiramya bose. Itera bose, aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'ab'umudendezo n'ab'imbata gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga. Umurongo wa 17 muwiteho, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya ya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Ahantu hari ibintu bitatu: ikimenyetso, izina ry'inyamaswa n'umubare. Ikimenyetso cy'inyamaswa, izina ry'inyamaswa, umubare uranga izina ryayo. Ibi ni ibiranga iyo nyamaswa, kandi ibi bigomba kubangamira ubwoko bw'Imana bwasigaye. Twamaze kubona ngo niho kwihangana kw'abera kuri, bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nko kwa Yesu. Noneho ikiguzi kubaramya inyamaswa, ikiguzi kubaramya inyamaswa ni ikihe? Cyumve neza nshuti mukundwa, tugarutse mu Byahishuwe igice cya 14, ikiguzi kubaramya iyo nyamaswa nuko ngo abazayiramya bakakira ikimenyetso cy'izina ryayo, cyangwa bakaba bafite umubare w'izina ryayo, cyangwa bakaba bafite izina, niba badafite izina bagomba kuba bafite umubare, cyangwa bakaba bafite ikimenyetso. Ibi bintu uko ari bitatu, byumve neza. Ikiguzi kiri ku murongo wa 10, ngo uwo niwe uzanywa ku nzoga, niyo mujinya w'Imana yiteguye idafunguwemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo. Uyu mujinya ni uwuhere. Wumve mu Byahishuwe igice cya 15 umurongo wa 1 n'uwa 2, byanditswe ngo, mbona mu ijuru ikindi kimenyetso gikomeye gitangaza, nicyo bamarayika 7 bafite ibyago 7 by'imperuka, ari byo by'imperuka, kuko ari by'umujinya w'Imana wuzuriramo.
ibyago 7 by'imperuka. Ibyo byago 7 rero nicyo kiguzi, nicyo gihembo ku baramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, nicyo gihembo ku bakira umubare w'izina ryayo, ku bakira izina ryayo. Ushobora kuba ufite ikimenyetso cy'inyamaswa n'igishushanyo cyayo, cyangwa ukaba ufite izina ry'inyamaswa n'igishushanyo cyayo, cyangwa ukaba ufite umubare uranga ya nyamaswa. Ikiguzi ni ibyago 7, inyishyu ni ibyago 7, igihembo ni ibyago 7 bizasukwa ku baramya ya nyamaswa. Ariyo mpamvu iyi miburo ikwiriye kumvikana ku isi yose kugira ngo abantu bashobore guhinduka, badashobora kujya muri uyu murongo w'iyi nyamaswa. Umva nawe, icyago cya mbere byanditswe mu Byahishuwe igice cya 16 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Icyago cya mbere ni ibisebe bibinuka. Uzajya kubona ubone uramya ya nyamaswa, inyama y'itama yanyomotsemo hasigaye amenyo, araseka atari ukunezerwa, cyangwa ukamubonera kure ukagira ngo ari guseka arakunezerewe, naho kumbi ni inyama yamaze kunyomokamo. Cya kabiri, iyo nyama y'itako ishobora kuzanyomokamo, kwambara bikamugora. Noneho muri iki gihe kwambara ubusa wenda biri kugaragara nk'ibigezweho, kwambara ubusa biri kugaragara nk'ibyiza, ariko icyo gihe wazambara ubusa bitewe n'umubabaro. Icyago cya kabiri nk'uko tukibona ku murongo wa 3, ni uko inyanja izahinduka amaraso, ibiyirimo, ibigenda mu nyanja byose bigapfa. Inyanja yamaze guhinduka amaraso bizahinduka ibiremve byaboze. Icyago cya 3 ni uko imigezi, amasoko, inzuzi, umuntu najya kuri robine agategaho igikombe hazasohoka ibiremve by'amaraso binuka. Inzuzi n'amasoko byose niko bizaba bimeze. Abumvaga neza ko iby'amasoko ari byo bibabereye, abumvaga neza bagomba kuramya ibidukikije, bagomba kuramya imana ya siyanse, bagomba kuramya imana y'ubumenyi, bagomba kuramya ubwo buryo bubabereye, bizabateza amakuba akomeye cyane kandi atarigeze abaho kuva isi yahangwa, maze bahabwa amaraso kuko ariyo bamaze guhitamo. Na hamwe n'abavushije amaraso, abavushije amaraso kuko muri Babuloni niho byagaragaye cyane. Byumva neza. Icyago cya 4, bamwe bajya bavuga ngo imana y'urukundo ntiyabitinyuka. Ibyo ni ubutabera bwayo, kuko ubutabera bw'Imana buhishura urukundo rwayo, bwerekana urukundo rw'Imana. Iyo ubutabera butabaho, nta rukundo rwaba ruhari. Kandi urukundo rwerekana ubutabera, ubutabera bukerekana urukundo. Imana ihabwa icyubahiro. Byumva neza. Mu cyago cya 4 ni izuba. Uko muryumva n'uko muribona ryo rizamanuka ritwike, Ntabwo nzi niba rizegera isi, ntabwo nzi uko bizaba biteye, ariko mu bifatira urugero ku byabaye mu myaka 3 n'igice. Reka dushimire Data wa twese wongeye gutabara umurimo we, ahimbazwe iteka ryose. Mu gihe bitari byoroshye, mu gihe ikoranabuhanga ryari ridutengushye, ariko Umwami Imana yongeye gutabara kugira ngo tugane umusozo neza, ibintu bimaze gusobanuka kandi bimaze kumvikana. Twari turi gusesengura icyago cya 4 nk'ikiguzi, inyishyu, igihembo cyo kunanirana bijyanye no kuramya gupfuye, no kuramya kudahuye n'ukuri, kuramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Twari tumaze kubona icyago cya 4 ko ari izuba rizotsa abatuye isi. Icyago cya 5 kizasukwa ku ntebe ya nyamaswa. Icyago cya 6 ni imyuka 3 isa n'ibikeri. Icyago cya 7 kizakwira ku isi yose, ni urubura. Tubibona ku murongo wa 17 kugeza ku 21 w'Ibyahishuwe igice cya 16, ni urubura. Isaro rimwe rizaba riri gupima ibiro 40, niko namaze kubisoma mu gitabo Intambara Ikomeye. Ariko dusomye muri Bibiliya mu busobanuro, isaro rimwe rizaba riri gupima ibiro 25.
niba isaro rimwe riturutse mu kirere hejuru yo rikamanuka riri gupima ibiro 25 bikikubita ku muntu bizamufandararika. kandi mu byanditswe biranditswe ngo icyo cyago cy'urubura gituma abantu batuka Imana, kuko icyago cyayo gikomeye cyane, ruzajonjora abantu kandi bahindukira batuka Imana. nibazaga uko bizagenda bikanyobera, nyamara iyo dusomye mu Byahishuwe igice cya 9 ku murongo wa 5 ndetse cyane cyane umurongo wa 6, umurongo wa 6 niwo byumvikanisha neza ngo muri iyo minsi abantu bazashaka urupfu ariko ntibazarubona na hato, bazifuza gupfa ariko urupfu ruzabahunga. muri iyo minsi urupfu narwo ubwarwo ruzaba ruri guhunga rwifitiye ibibazo. nshuti mukundwa, tumaze kubona neza ko inyishu n'ikiguzi cyo kuramya gupfuye, kuramya inyamaswa bijyanye no kutaramya umuremyi, ikiguzi cyabyo ari ugusukwaho ibyago 7. mwumve neza, tugaruke kuri mu Byahishuwe igice cya 14 ku murongo wa 9 n'uwa 10. marayika wundi wa 3 akurikira avuga ijwi rirenga ati, umuntu naramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa ku kiganza, uwo niwe uzanywa ku nzoga niyo mujinya w'Imana yiteguye idafunguwemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo, kandi azababazwa n'umuriro n'amazuka imbere y'abamarayika bera n'imbere y'umwana w'intama. nubwo kuramya nyakuri, kuramya Imana by'ukuri nabyo bizasaba ikiguzi, no kuramya inyamaswa bizasaba ikiguzi. kuramya inyamaswa ikiguzi kizaza kubayiramya ni ibyago 7 no kurimbuka burundu. kubaramya umuremyi, kubaramya Imana, ikiguzi kizaza ni ukubuzwa kugura, kubuzwa kugurisha, kubuzwa ubwisanzure. kandi ibyo byaratangiye byo kubuzwa ubwisanzure cyangwa se bwo gukenera kuzabuza abantu ubwisanzure. muri ibyo ari nawo murongo isi ishaka kwerekezamo, kuko ibyanditswe mu Baheburayo igice cya 11 bivuga ngo yemwe n'isi ntiyari ikwiriye ko bayibamo, n'isi ntiyari ikwiriye ko bayibamo. ibi bintu mubyumve neza, nubwo bashobora kuzabirenganirizwa, bamwe bagafungwa, abandi bakicwa, abandi bagakurwa mu byabo, nyamara bo bazahabwa ubugingo buhoraho. haleluya! bazahabwa ubugingo buhoraho. bariya bemerewe kugura no kugurisha kuko bafite cya kimenyetso cy'inyamaswa, kuko bafite wa mubare 666, kuko bafite izina rya ya nyamaswa, bizasozwa basukwaho ibyago 7 maze bahabwa ingororano y'ibyo bahisemo. kandi nibamara gusukwaho ibyago 7 ni ukurimbuka burundu, bizasoza batwikwa. dore uko byanditswe mu Byahishuwe igice cya 6, byanditswe mu Byahishuwe igice cya 6 ku murongo wa 12 kugeza ku murongo wa 15, no kugeza ku murongo wa 17. biranditswe ngo nuko mbona amena ikimenyetso cya 6, habaho igishyitsi cyinshi, izuba ririrabura nk'ikigunira kiboheshejwe ubwoya, ukwezi kose guhinduka nk'amaraso, inyenyeri zo mu ijuru zigwa hasi nk'uko umutini iyo unyeganyejwe n'umuyaga mwinshi uragarika imbuto zawo zidahishije, ijuru rikurwaho nk'uko bazinga igitabo cy'umuzingo, imisozi yose n'ibirwa byose bikurwa ahantu habyo. umurongo wa 15, abami bo mu isi n'abatware bakomeye n'abatware b'ingabo n'abatunzi n'abubasha n'imbata zose n'abumudendezo bose bihisha mu mavumo no mu bitare byo ku misozi, babwira imisozi n'ibitare bati, nimutugweho muduhisha amaso yicaye kuri iriya ntebe n'umujinya w'umwana w'intama, kuko umunsi ukomeye w'umujinya wabo usohoye, kandi ninde ubasha guhagarara adatsinzwe. kuri uyu munsi w'umujinya cyangwa se kuri uyu munsi wo kurimburwa hazaba hari ibihe bikomeye. abadamarariye mu isi, abayinezerewemo, abayirongeyemo byinshi, abumvaga bagomba guhatira abandi kuruhuka no kwizera no kuyoboka inzira bashaka ko bayoboka, abo bazataka bavuga bati, muduhishe, muduhishe. kizaba ari igihe gikomeye. bavandimwe, inshuti nkunda, ngana umusozo wo kwerekana itandukaniro ry'abo turamya, kuko tumaze kubibona. abanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi bazahabwa ubugingo buhoraho. abanditswe mu gitabo cyo kurimbuka baramije inyamaswa, bakaramya igishushanyo cyayo, bene abo bakakira ikimenyetso cy'inyamaswa, bakakira umubare w'inyamaswa,
bakakira izina ry'inyamaswa. Ibi ni ibintu bitatu, byumve neza: ikimenyetso, umubare, izina bya ya nyamaswa. Bazasukwaho ibyago 7, barimbuke burundu, barimbuke buheriheri. Uzaba uri muri hetsinda, uzaba uri muhe mugabane. Nyemerero byumve neza uko ibyanditswe byera bibisobanura, kuko ndamutse ntabigusobanuriye ntabwo wabyumva neza. Byanditswe ngo uko ibintu bimeze mu isi byerekana. Ndasoma mu gitabo cyitwa Umurimo wa Gikristo ku rupapuro rwa 50, ingeri yasohotse 2019, ingeri ya mbere yasohotse 2019 ku rupapuro rwa 50. handitswe ngo uko ibintu bimeze mu isi byerekana yuko ibihe by'akaga twabigezemo rwose. Ibinyamakuru bisohoka buri munsi byuzuyemo amakuru y'ibimenyetso biteye ubwoba bw'ibyenda kubaho bidatinze. Urugamba ruba ari urugamba, intambara iba ari intambara, ntabwo biba byoroshye. Kandi iyo tugana umusozo ku rugamba turimo ntabwo biba bitworoheye. Niyo mpamvu abantu bose baba basabwa gusenga cyane kugira ngo dushobore kugana ku ntsinzi. Kandi tukagana ku ntsinzi nubwo ibitero biba ari byinshi, nubwo amakuba batubanye menshi, ariko tukagana ku ntsinzi dufite nyine intsinzi. Niyo mpamvu rero mbasabye cyane, nkomeje ko mugomba gusenga cyane kugira ngo dushobore kugana ku ntsinzi neza bitatugoye, nubwo n'ubusanzwe turi gukomeza kuvunika cyane. Network nari nyibuze, kandi mfite network cyangwa se mfite n'uburyo bwo kubona network. Telefone irizimya mu mwanya muto cyane, nahinduranya n'indi nayo kubona network bikagorana, ariko ndashimira Umwami Imana wongeye kunshoboza kuboneka ku murongo. Umwami Imana himbazwe iteka ryose. Bavandimwe inshuti nkunda, rero twari tumaze kubona neza iby'Imana yahishuye, yerekana ko uko ibihe bimeze biri kuducira amarenga, kandi bitwereka neza ko turi kugana ku musozo w'amateka maremare y'ibihe biremerereye ubwoko bw'Imana. Ni ibihe rero tugomba gusobanukirwa neza abaramya inyamaswa n'abaramya Imana, itandukaniro ryabo. Kuko abaramya Imana bagomba kumvira ibiri muri handitswe ngo biri muri Bibiliya, nk'uko twamaze kubibona ko Kristo yifubitse inyuguti kugira ngo dushobore gusobanukirwa ibye, kandi bidufasha mu kwizera byose yabishyize mu nyandiko kugira ngo dushobore kubisobanukirwa by'ukuri tutajijwa, nta rujijo rutubayeho. Kubw'ibyo rero bikaba biri kudusaba ngo dusome, tugenzure, kandi byanditswe tukaba twamaze kubibona neza bitubwira ngo nitugenzure neza turebe. Umva neza n'andi magambo abihamya mu gitabo Ibihamya by'Itorero, igitabo cya 2 ku rupapuro rw'179, handitswe ngo kuko gusesekara kw'ingabo z'Abaroma kwabereye abigishwa ikimenyetso cyo kurimbuka kwari kugose i Yerusalemu, ni kubwo buhakanyi buzatubera ikimenyetso kigaragaza ko kwihangana kw'Imana kwageze ku iherezo, ko marayika w'imbabazi yamaze kwigurukira ubutazagaruka ukundi. None ubu buhakanyi ni ubuhe? Byanditswe mu gitabo cyitwa Ubusobanuro bwa Bibiliya ku Itorero ry'Abadventiste umunsi wa 7 umuzingo wa 7 ku rupapuro rwa 976, igitabo cyasohotse mu cya 896, 1896. Ellen White yaranditse ati amateka azisubiramo, idini ry'ibinyoma rizashyirwa hejuru. Umunsi wa mbere w'icyumweru, Sunday worship, dimanche, umunsi wa mbere w'icyumweru, aya masaha twamaze kwinjiramo kugeza ejo hazaza. Umunsi wa mbere w'icyumweru, umunsi usanzwe utagira kwera na guke, uzashingwa nk'igishushanyo cy'i Babuloni. Amahanga, byumve neza, amahanga, indimi zose n'imiryango yose bizategekwa kuruhuka icyo kiruhuko gihimbano, bizategekwa kuruhuka icyo kiruhuko gihimbano. Idini ry'ibinyoma rizahatira abantu bose gusenga kuri uwo munsi w'icyumweru, kuruhuka kuri uwo munsi w'icyumweru. Niba rero iki kizashingwa nk'igishushanyo cy'i Babuloni, amahanga yose agategekwa kucyubararira, umenye neza, ubimenye neza, ngicyo ikimenyetso cy'inyamaswa.
byumve neza. Ndongera nsome amagambo aboneka mu gitabo Ibihamya by'Itorero igitabo cya 2 ku rupapuro rw'180 handitswe ngo ikiruhuko cy'icyumweru kirakorera urugendo rwacyo mu mwijima. Ababifitemo uruhare barahisha imigambi yabo ku buryo abayifatanya nabo batabona aho kigusha. Ibiteganijwe byacyo bifite ishusho ya gikirisitu yo gutabara, ariko ubwo kizagaragaza imvugo yacyo ku munsi ukomeye w'Imana, iyi mvugo yacu izagaragara ko ari iya Satani. Ikiruhuko cy'isabato ni itegeko ry'Imana, kandi kucyemera ni ukuramya Imana. Ikindi kiruhuko kinyuranije nacyo ni itegeko ry'inyamaswa, kucyemera ni ukuramya inyamaswa. Hitamo hagati aho, hitamo. Kandi ubyumve neza, bazazamura ibirego baduteranya n'inzego bwite z'ubuyobozi nk'uko babikoreye Abayuda. Tubisoma mu gitabo cya Esiteri igice cya 3 ku murongo wa 8, uko Moridekayi atafashe umwanya na muto wo guhangana na Hamani, uko Moridekayi yari yizeye ko ukwiriye kuraminywa ari umwe, Imana umuremyi wenyine, bityo ahagarara ashikamye kandi aturije mu mategeko y'Imana gusa. Uko Moridekayi yireguye yerekana uko yizera byonyine, uko Moridekayi n'ubwoko bwe bwose bw'Abayuda biyirije ubusa batakambira umwami Imana basenga. Byumve neza, nk'uko tubisoma muri Esiteri igice cya 4 ku murongo wa 16 kugeza kwa 17. Ariyo Mana yacu, niko n'ubwoko bw'Imana bwo mu minsi y'imperuka buzabigenza. Buzaba bufite ibihe bihagije byo kubana nayo mu masengesho no mu ijambo ryayo. Mugume mu ijambo ry'Imana. Dore amagambo aboneka mu gitabo cyitwa The Question, mu kinyamakuru cyitwa The Question Box cya Kiliziya Gatolika cyo kuwa 14 z'ukwezi kwa 8 mu 1942 ku rupapuro rwa 4 haranditswe ngo idini Gatolika yahinduye umunsi wo gusenga yiwushyira ku cyumweru, dimanche, Sunday worship, kubw'uburenganzira n'ubutware yifitemo. Umuprotestani w'ukuri uvuga ko Bibiliya ariyo mugenga wo kwizera kwe nta burenganzira afite bwo kuruhuka ku cyumweru. Kuri iki kiruhuko kandi kuri iki kibazo, umudiventisti w'umunsi wa 7 niwe muprotestani w'ukuri. Ibi byahamijwe na Kiliziya Gatolika, ibyandika mu kinyamakuru cyayo cyiswe The Question Box, ikinyamakuru cya Kiliziya Gatolika. Byumve rero, amategeko y'Imana ari nayo rugero rw'ubutungane Imana yashyizeho, abantu bavuga ko ntacyo amaze. Kandi byumve neza mukundwa, gushidikanya no kutizera birateza impinduka zikomeye mbi cyane mu ntekerezo n'imitima by'abantu. Byigishwa ku mugaragaro ko twageze mu gihe imitekerereze y'umuntu igomba kuruta inyigisho z'ijambo ry'Imana, ko amategeko y'Imana ntacyo amaze. Abantu batabarika muri iki gihe bakurikiye bari binyuze mu guha umuntu ikuzo akarutishwa Imana, mu gusingiza abayobozi bakunzwe, mu kuramya Mamoni, ndetse no kurutisha inyigisho z'ubuhanga, inyigisho za siyanse, bakazirutisha ukuri kw'iki gihe. Ubuhakanyi buganje muri iki gihe busa n'ubwari buriho, n'ubwari bwarabaye gikwira muri Isirayeli mu gihe cy'umuhanuzi Eliya, ku buryo abantu muri iyi minsi basigaye basimbuza ijambo ry'Imana inyigisho z'umuntu, bakazisimbuza inyigisho z'Imana, bagashyira ku ruhande ukuri. Fata icyemezo gifite uburyo. Genzura kuramya Imana umuremyi bifite ikiguzi, kwemera kwitanga. Bazakurenganya, yemwe biranditswe ngo n'isi ntiyari ikwiriye ko bayibamo. Uzasoza uhabwa ubugingo buhoraho, uzabana n'umwami iteka n'iteka. Kuramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, ukakira ikimenyetso cyayo, ukakira umubare w'izina ryayo, ukakira izina ryayo, kimwe muri byo uko ari 3. Ariko uri kuramya inyamaswa bifite ikiguzi. Muri iyi si ushobora kwakirwa neza, muri iyi si ushobora kutirukanwa ku kazi, muri iyi si ushobora kutabangamirwa mu idini, muri iyi si ushobora kutabangamirwa mu kugura no kugurisha. Ariko uyu munsi wa none hitamo. Reka mpinira aha, Mwami Imana aguhe umugisha kandi akugire neza.
emera ukuri kukiri ukuri, kandi emera ukwinginga kw'Imana igikomeje kwinginga, wumva ijwi ryayo ntiwinangire umutima. Byanditswe mu Byahishuwe igice cya 13 ku murongo wa 9 ngo ufite ugutwi niyumve. Kwifurije kugira imyumvire myiza n'amahitamo meza mu izina rya Yesu, amen. Amen. Yesu ashimwe. Mbese turumvikana? Yego turakumva. Turumvikana. Muri dushimye Imana cyane ku bwa mwene data Juvenal. Uko mwabibonye hakomeje kugira ibibazo byinshi, Satani yakomeje kurwanya iyi gahunda, ariko dushimira Imana ko icyigisho kigeze ku musozo neza, nubwo ibyo bibazo byabayemo. Imana ihabwa icyubahiro. Nk'uko rero nari nabibabwiye, turifuza gusoza ku mugaragaro aya materaniro. Mu kanya turi buze kuririmba indirimbo ndetse nisoza Juvenal dusengere, ariko mbere y'iyo gahunda reka tubanze tugire amagambo make tuvuga yo gushima. Ni ukuri turashima cyane Imana yabanye natwe muri kino cyumweru cyose, izi gahunda zikagenda neza. Muri rusange umuntu yavuga ko byagenze neza, kandi ibyigisho byakomeje gufasha abantu benshi, nta gushidikanya, ndetse n'aho byashyizwe kuri YouTube bikomeje kugenda birebwa n'abantu batandukanye. By'umwihariko rero nagira ngo ushimire cyane abakuru b'itorero bagenzi banjye twafatanyije mu gutegura iyi gahunda, tukateganya ibikwiye byose kugira ngo iyi gahunda igerweho, none ikaba yaragenze neza. Imana ibahe umugisha. Turashimira kandi nanone ekipe tekinike yacu, nayo yagiye idufasha cyane, yaba ari mu buryo bwo kumenyekanisha kino gikorwa, yaba ari mu buryo bwo buri munsi guhora byibuza iminota 15 mbere batangije gahunda kugira ngo abantu baze basange byose biteguye. Ntagize wenda reka mvuge nti mu magambo make turabashimiye cyane, cyane cyane Ferdinand, Celestin ndetse na Clive. Namwe Imana ibahe umugisha. Nta nubwo ari kuri aya materaniro gusa, mukomeza kwitanga muri zino gahunda. Imana ibahe umugisha. Mu gutegura iyi gahunda birumvikana habayeho gutumira, dutumira umubwiriza, bifite inzira binyuramo. Turashimira by'umwihariko umuyobozi w'intara ya Kibagabaga, pasiteri wacu Emmanuel Mugabo, uruhare yagize mu kugira ngo tubone umubwiriza, ariko tukanashimira ubuyobozi bwacu bwa field yacu, nabwo bwakoze ibyo bwagomba gukora, ndetse nk'uko byakomeje kugarukaho mu materaniro ya kare, n'ubuyobozi bwa field y'u Rwanda rwo mu majyaruguru bwerekeje iburasirazuba, field ya Nyagatare nk'uko bakunda kuyita, nabo batatindiganyije kuduha umubwiriza Munyazirinda. Abo bantu rero bose rwose nta kintu umuntu yabona yavuga, ariko bose reka tuvuge ngo Imana ibahe umugisha, kandi ubwitange bwanyu Imana igihora ibubahera umugisha. Turashaka rero gushimira by'umwihariko Munyazirinda Juvenal. Ntago ari ubwa mbere tugiranye gahunda igeze gukora amavuna mu izindiro, ngira ngo hari wenda bishobora kuba wenda atari benshi babyibuka, cyangwa se wenda hano benshi batari bahari icyo gihe, ariko yigeze kudukorera ivuna ry'ibyumweru 2. Naryo ryagenze neza cyane. Bigaragara rero ko uko tumwitabaje ahora ari tayari, niba ariko nabivuga, kabone n'igihe inshingano mu by'ukuri ziyongereye, kuko natekereza ko icyo gihe adukorera amavuna yari umubwiriza w'ubutumwa w'ubushake gusa, ataraba na pasiteri uyobora intara. Ariko murabona ko n'iki gihe
nabwo yahise yitabira ubutumire nta gushidikanya. Turamushimira rero cyane, turashimira n'umuryango we nawo wamubaye bugufi. Akenshi iyo dufite mu bihe bisanzwe murabizi ko tujya tugira umubwiriza tukabana nawe akaba yasize umuryango, ariko ubu ngubu umuryango we nawo warahatubereye. Turatekereza yuko wakomeje kumuba bugufi kandi twagiye tunabibona, nawe rero tukaba tuwushimiye cyane. Imana ibahe umugisha. Amen. Twakifuje ko tuba turi kumwe nawe kugira ngo tumushimire wenda no mu buryo bundi budasanzwe, ariko n'ubundi twamugeneye impano kandi turi buze kuyimushyikiriza mu minsi ya vuba kugira ngo ibe urwibutso hagati yacu nawe. Murabizi ko akenshi iyo dusoza ibikorwa nk'ibi by'ivugabutumwa umuntu wadufashije gutya tuba twifuza ko hagira impano runaka ibaho. No muri ayo materaniro twatekereje yuko nubwo ari biciye mu buryo bw'ikoranabuhanga, twatekereje yuko icyo kintu kitagomba kwibagirana, ko kigomba kubaho. Uko rero uburyo buri bugende kububoneka, turategereza yuko iyo mpano yacu iri buze kumushyikirizwa vuba. Rero rwose pasiteri turagushimiye cyane, turabizi ko ugiye gukomeza kuvuga ubutumwa n'ahandi. Reka tugusabe kugira ngo abo ngabo ubwira uzagenda uhura nabo uzagenda ubaha intashyo zacu ko tubatashya kandi ko dufatanyije uru rugendo. Reka rero tudatinze nsabe pasiteri kugira ngo agire ijambo nawe avuga nawe ryo gushima kugira ngo tugane ku musozo. Murakoze umuyobozi w'itorero Bonaparte. Mu by'ukuri reka nanjye mfate uyu mwanya wo gushima. Ndashimira cyane ubuyobozi bw'itorero rya Zindiro bwatekereje kuri iyi gahunda kandi mugatekereza kuri uyu mubwiriza Pastor Juvenal. Mwari mumuzi neza nk'abantu bari babanye nawe. Reka mbabwire yuko mutibeshye, mwatekereje neza, namwe Imana ibahe umugisha. Pastor tumaranye nawe iki cyumweru, yagize kwitanga cyane ndetse n'igihe ikirere cyagiye kiba kibi ntabwo yigeze yiheba, ahubwo yakomeje gahunda kandi ayikora neza. Mu by'ukuri reka mbabwire yuko twagize inyungu cyane kandi reka tubishimire Imana yuko yabaye igikoresho cy'Imana, Imana ikamukoresha kandi ikaba yaramuhaye amagara mazima. Amen. Nanjye by'umwihariko ndashimira umuryango we cyane. Nizere ko madamu ari kunyumva. Abakize cyane rwose. Okay, nawe yarigomwe mu gihe nk'iki ngiki aragutanga. Amen. Nakabaye hari ibyo mujya inama byinshi ariko mwaritanze, na madamu nawe ndamushimye rwose, Imana imuha umugisha cyane. Amen. Murakoze cyane. Ubwo ni ukuvuga yuko mu by'ukuri turabashimye cyane kandi umurimo mwakoze ntabwo ari imfabusa. Imana yateye vi ko rwose mwakoze igikorwa kizima kandi ko mwitanze. Imana ikomeze kubaho umugisha. Amen. Ndanashima cyane na firidi y'iwanyu. Mu by'ukuri twamaze igihe tubitekerezaho, tuba twandika urwandiko tukongera tukagera tukavuga ati haba harabaye ikibazo, tugahakongera tugahamagara, ariko turashima Imana cyane yuko igihe cyageze bakakumenyesha kandi wari ubyiteguye. Turabashimira cyane kandi icyagaragaje yuko nabo bafatanije natwe ndetse bakabikora banezerewe
ni uko bagiye babana natwe muri aya materaniro yose, executive twagiye tubana, na Rukundo ngo yagiye haboneka, ndetse numvise yuko na perezida hagiye haboneka nubwo tutamubonye, ariko ibyo biragaragaza yuko bakuduhaye banezerewe. Ni ukuri nabo turabashimye cyane. Amen. Reka Pastor Juvenal nawe nkubwire yuko twaragukeneye, uritanga uraboneka. Iri toro rya Zindiro naryo ndetse no muri intara ya Kibagabaga dufite abakozi kandi bakora bitanga. Igihe bizaba ngombwa insengero zafunguwe, twatangiye guterana bisanzwe, ubusabe bwose uzaduha tuzabwakira vuba. Amen. Amen. Ubwo rero ni ukuri turagushimye cyane. Wavuga sinzi aho yageza, gusa twanyuzwe n'ibyigisho, habaye ivugurura cyane cyane mu bijyanye n'iki gihe turimo. Imana kugize igikoresho kizima. Amen. Ibyigisho twarabifashe, ubwo tuzajya dukomeza kubyiga mu buryo butandukanye, tubishyira no ku yandi magroupe. Ubwo ni n'impamvu dupfunyikiye, turagushimye cyane. Amen. Muri make rero, Imana iguha umugisha. Amen. Imana ikongera imbaraga. Amen. Imana iguha amagara mazima. Amen. Kandi ikiruta byose, twebwe imiryango yacu n'umuryango wawe twese tuzabashe guhura mu bwami bw'Imana. Amen. Murakoze cyane. Amen. Pastor arakoze. Nagira ngo Pastor Juvenal nawe niba hari icyo wenda ashaka kongeraho, nawe twamuha umwanya, hanyuma narangiza bari buze kudushyiraho indirimbo ya 350 tuyiririmbe. Niturangiza kwiririmba n'ubundi Pastor Juvenal ari budushyire imbere y'Imana dusoza. Murakoze. Namashimwe, ndashimira Imana Data twese yemeye ko mfata uyu mwanya, mpabwa uyu mwanya byose. Nikwiriye kuramywa, nikwiriye kuzo n'icyubahiro, nikwiriye guhimbazwa, kuko byo ubwabyo kugira ngo ushobore guhamagarwa muri iyi field. Hari benshi bashoboraga guhamagarwa, ariko n'igihe Imana yari itoranije muri uyu mwanya, Imana himbazwa. Ndibuka ivuna nakoreye iwanyu, ndibuka uko mwamfashe neza, ndibuka ubucuti twagiranye, ndibuka ko mu bantu benshi bahari uwo nashoboye gukomeza kumenya ni Aroni we n'uyu munsi wa none ndacyamenya ngo isura ye ni iyi, nubwo abandi bo ntashobora kumenya isura, ariko Aroni we ndacyamwibuka. Ndabashimye cyane rero ko mwambaye hafi mu birushya, mu bingerageza by'uburyo butandukanye, igihe ikirere kitashoboraga kunkundira ngakomeza mpata. Umwami Imana abaha umugisha. Amen. Kandi n'ikindi gihe cyose bizanyura mu nzira bijya binyuramo, bikemera bigakunda, jye nasezeranye ko aho nzahamagarwa hose nzakorera umwami wanjye. Umwami Imana abaha umugisha kandi ndabakunda. Imana ibagirire neza. Icyifuzo cyanjye n'umuryango nuko jye namwe twazahurira ku nyanja y'ibirahuri. Amen. Mugire umugoroba mwiza. Amen. Amen. Mugenzi komera, Yesu ari hafi, twamutegereje kera, tugiye kwitahira iwacu heza, turirimbe ko dutsinze, twihangane twe kumuhemukaho, kandi wataduhemukiye, yatweretse urukundo ruhebuje, nirwo rwatumye dupfira. Mugenzi komera ute
zahabu wateguriwe abakiranutsi niho tuzaruhukira ihangane ntabwo tuzaguma mu buhanya no mu miruho umwijima uzatamuruka igitondo gitangaze mugenzi komera dore araje uwo muremyi wa byose azanye n'abamarayika benshi azanye n'ingororano ihangane ugeze igihe umukiza aza kubwira ya magambo ngo mugaragu mwiza ukiranuka igire mu munezero mugenzi ujye uhora wihanganye komeza kwizera kwawe amarira yawe ahanagurwe maze uzahabwe n'ikamba ihangane mwene data ni koko isezerano rye ni mamo uzibanirayo n'abakijijwe na Yesu umukiza wacu. Reka dusenge Imana. Data ugira neza, Imana idukunda, turagushimye cyane, turaguhimbaje kubw'urukundo rwawe dukunda. Tugushimiye yuko wabanye natwe muri iki cyumweru cyose. Tugushimiye ibyigisho twize byo kudufasha muri iki gihe giheruka. Izina ryawe ryarahimbazwe. Reka tugushimire yuko abana bawe wabahaye amagara mazima. Reka tugushimire yuko benshi bagize n'umuhati wo kurarika kugira ngo twese tubashe gukurikira hamwe ibyigisho. Reka tunagushimire yuko nta wundi byaturutse uretse wowe wihimbarizwe. Icyumweru turagishoje, ariko ntabwo ari ukuvuga yuko dushoje ubutumwa bwawe. Tuzakomeza kubukurikira kugeza igihe uzazira. Reka tugusabe kugira ngo tubere umwigisha ibihe byose. Reka tugusabe kugira ngo uhe abana bawe inyota yo gukurikira ibyawe no kugutega amatwi, kandi ku iherezo rya byose uzaduhe gutaha ubwami bwawe. Reka dukomeze kukwereka umubwiriza wahaye uyu murimo kandi akaba yarawukoze. Reka tugusabe kugira ngo ukomeze kumwongera impano kandi muhe gutegura ubwami bwawe. Reka tukwereke itorero ryawe muri rusange ku isi, mu bibazo byose rihura nabyo, ariko turagushimira yuko ari wowe nyiri itorero. Reka twese ukomeze kutuyobora, kandi ijwi ryawe tubwira tujye turyumva, kandi tujye turitandukanye n'andi majwi adushuka, bityo bitume turomboreza inzira yawe. Twese twitegura ubwami bwawe. Utubane, ukomeze kubana n'abana bawe bari uko hose, kandi reka tugusabe kugira ngo ikiruta byose tuzabashe guhura mu bwami bwawe. Tuguse byose mu izina rya Yesu. Amen.